Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 39. Nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyakoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe. Amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose. Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati, turyamane. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo, gacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati, turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati, dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegeye ngo aryamane nanjye ntabishaka, aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga. Maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Nyirabuja arega Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye. Maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugabo wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye ati, uko niko umugaragu wawe yangiriye. Uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana, amushyira mu nzu y'imbohe.
bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri iyo nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.